Shalom kuri mwese abaje hano ku Isengesho Buhoro official channel yanyu. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Mwebwe abakoze subscribe muri abagaciro n'abakomeza kugenda bayikora, namwe muhabwa umugisha muri abagaciro. Ni channel yanyu mufite kumvira ijambo ry'Imana, mufite gusengeraho. Ndubundi rero nta kindi kituzanye ni ijambo ry'Imana no gusenga. Twaraye tuvuze igihe ubonye imiryango ikinzwe y'imibereho mu buzima bwa mbere n'inyuma, impamvu itera kuba ibintu byadogera, ibintu byose bikanga impande n'impande, icyo ukoze cyose kikanga imbere n'inyuma, ukabona imiryango y'imibereho yawe yabaye bloke, nta mugisha uri kubona. Ni iki kiba kibitera? Twabonye yuko Satani n'abadayimoni baba bamaze gutinya, baba bareba imbere hawe, bareba icyubahiro cyawe, bareba ubutunzi bwawe, bareba ejo hawe, bakajiginywa bakavuga bati mufunge. Ariko kubina bwiza, imigisha y'Imana n'imiryango y'ubuzima bwawe igomba gukinguka mu izina rya Yesu. Imiryango y'imibereho yawe igomba gukinguka mu izina rya Yesu Kristo. Mu isi y'umwuka haba imiryango nk'uko mu buryo bw'umubiri haba imiryango. Nta nzu ushobora kwinjiramo idafite umuryango. Nta wakubaka igipangu ngo igipangu ye kutagishyiraho umuryango. Buri nzu yose yubakwa ishyirwaho umuryango, na buri gipangu kikagira umuryango. Yewe n'igihugu bwacyo, igihugu buri bwacyo kigira imiryango. Hariya twita ku mupaka, wenda tukareba umupaka wa Gatuna, tukareba umupaka uriya w'Igisenyi uri hagati y'u Rwanda na Kongo. Hahandi baca haba hemewe, aho ni umuryango w'igihugu cyangwa ni amarembo y'igihugu. So ni ukuvuga ngo rero mu isi y'umwuka hari kitwa imiryango cyangwa amarembo. Ayo marembo aba yaragenwe kugira ngo acishwemo ibyo umuntu akeneye. Ni ukuvuga ngo rero hari ayo marembo, ninyavuga wumve ngo amarembo egal imiryango. Iyo tuvuga rero imiryango y'umugisha, ni uburyo Imana iba yaramaze gushyiraho buzanyuramo ibyo ukeneye byose igihe cyose ukiri hano mu isi. Mu mwuka rero hari igihe ubwami bw'umwijima bufunga imiryango igomba gucishwamo ibyo ukeneye ngo utere imbere, ibyo ukeneye ngo uve ku rwego ujye ku rundi. Hari igihe ubwami bw'umwijima bukinga imiryango, ugasanga nta kintu uri kwinjiza, nta n'ikintu uri gusohora ngo bikunde, kuko imiryango iba yugawe. Twabonye yuko Yeriko, kuko ngo batinyaga Abayuda, ngo hahoraga hakinze, nta winjiraga nta wasohokaga. Muri iryo jambo tubona neza yuko impamvu y'ibyawe ubona biba biborotse, impamvu yo kubona ibyawe impande n'impande, ukubita hepfo ukubita haruguru, wareba inyuma, kubita imbere ukabona bikanga, nuko hari imbaraga zagutinye zidesida gukinga no kuboroka ubuzima bwawe, kugira ngo hatagira ibyinjira mu buzima bwawe biguteza intambwe, hatagira n'ibisohoka mu buzima bwawe nabyo byaguteza intambwe. Tuje rero uyu munsi nanone kuganira ijambo ry'Imana no gusenga. Ni umunsi wa kabiri wo kuganira ijambo ry'Imana no gusenga, isengesho rigamije kugira ngo noneho mu buzima bwawe hagira imigisha yinjira, hagira ibyinjira n'ibisohoka mu izina rya Yesu. Hagira ibyinjira n'ibisohoka. Ni ngombwa ko imbaraga zose zakinze mu buzima bwawe zirekura imiryango, iyo miryango ikugururwa mu izina rya Yesu. Mu ijambo aravuga ngo amarembo yawe azahora yuguruwe
ngo ntabwo azongera kugaruka ukundi. Ni turaza gusoma iryo jambo aka kanya rero, ariko mbere yuko dukomeza kwanza reka tubanze tunarisome. Ni ijambo rivuga ngo amarembo yawe azahora yuguruwe. Niko iryo jambo rivuga ngo amarembo yawe azahora yuguruwe. Bishatse kuvuga ngo ijambo amarembo cyangwa se wagereranya n'imiryango. Ijambo amarembo wagereranya n'imiryango riboneka muri Bibiliya inshuro 63. Ijambo amarembo. Urumva rero ni byiza gusenga tugakingura amarembo y'imigisha yacu cyangwa se imiryango y'imigisha yacu, kuko hari igihe Satani aba yayicinze akayibana. Ni ngombwa rero gusenga tugakingura amarembo y'imigisha yacu. Noneho umva iri jambo ukuntu rivuga. Ni Yesaya ariko reka duhere reka dusome muri Yesaya. Reka dusome muri Yesaya 26:2. Handitswe ngo nimwugurure amarembo kugira ngo ishyanga rikiranuka rigakomeza iby'ukuri ryinjire. Urumvira ijambo ritangira rivuga ngo mwugurure amarembo. Hari amarembo yawe agomba kugururwa mu izina rya Yesu kugira ngo hagire ibintu bishya byinjira mu buzima bwawe. Hari amarembo agomba kugururwa mu buzima bwawe kugira ngo haze abantu b'umumaro kandi b'umugisha muri buzima bwawe. Iyo amarembo yugawe nta n'inshuti z'ubuzima nshyashya ubona. Igihe cyose umwaka urahita undi ugataha ukabona ahubwo n'izije ni inshuti z'imburamukoro. Ni abantu badafite icyo bamaze mu buzima bwawe kubera amarembo y'abantu b'umumaro b'ingenzi yugawe. Ndagusengera kugira ngo amarembo y'abantu b'umumaro akingurwe mu buzima bwawe. Mu buzima bwawe hatangire kuza abantu b'umumaro mu izina rya Yesu. Uwari warakinze amarembo mu buzima bwawe y'abantu b'umumaro mu mwuka, bikaba bitemeraga ko hari abantu b'ingenzi b'umumaro baza mu buzima bwawe, ndatura ngo uyu munsi byemere mu izina rya Yesu Kristo. Dukomeje rero tugasoma rero ahangaha muri Yesaya 45 umurongo wa mbere nawe akavuga ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuru uwo yimikishije amavuta, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamumeneshereza amahanga muri imbere, ngo kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mucingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarirwa. Urumva ko mu mwuka bishoboka ko amarembo yugarwa, birashoboka ko amarembo acingwa, ndetse wakwitegereza nawe ukabona yakinzwe, imiryango yakinzwe y'umugisha ku buzima bwawe. Ese imiryango yakinzwe y'umugisha ku buzima bwawe nicyo ugomba gukora? Nta kindi uba ugomba gukora kiretse gusenga kugeza igihe iyo miryango ikingukiye mu izina rya Yesu. Turaza kureba aho ijambo ry'Imana ritubwira uburyo tugomba gukora dukingura iyo miryango cyangwa se aya marembo. Muri 60:11 Yesaya akavuga ngo amarembo yawe azahora yuguruwe iteka. Urumva ko Yesaya 60:11 avuga ngo amarembo yawe azahora yuguruwe iteka, ntazugarwa ku manywa na nijoro, kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga n'abami bayo ari Ufite. Ni ukuvuga ngo mu mwuka igihe amarembo yakinzwe nta kiza ushobora kubona, nta gishya gishobora kuza mu buzima bwawe. Ubuzima bwawe buhora ari bwa bundi, imibereho ikomeza kuba ari ya yindi, nta mpinduka zishobora kubaho mu mibereho yawe kuko amarembo aba yugawe. Iri jambo riravuze ngo amarembo yawe azahora yuguruwe iteka, ntazugarwa ku manywa na nijoro.
ndagusengera nisengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo amarembo yanjye n'ayawe yugururwe ku manywa na nijoro mu izina rya Yesu Kristo. Ibyari byarayakinze ku manywa, ibyari byarayakinze nijoro, umuriro w'Imana ubitwike mu izina rya Yesu Kristo. Niba mu marembo y'ubuzima bwawe mu isi y'umwuka hari abantu baje bagataba ibintu mu marembo yawe, mu mwuka bakumva ko bugaye kandi bafunze, ndohereza marayika w'Imana isumba byose ataburura ibyatabwe mu marembo yaho utuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo byabaye connection, bikurura imyuka ituma ifunga umugisha kuza mu buzima bwawe. Reka nkubwire, iyo umurozi ashaka kudiringa n'imigisha yawe, araza mu irembo, mu gikingi cy'irembo akataba ibintu, cyangwa akaza akatura ibintu mu marembo yawe. Aka kanya rero ndatura nanjye mpagaze mu butware mpabwa na Yesu Kristo wampamagaye, nohereje ijambo rihanagura ibyo batabitse mu marembo yawe no mu bikingi by'amarembo yawe bavuga ngo ntihakagire ibyiza byinjira iwawe. Ndatura ngo byinjire iwawe mu izina rya Yesu, byiza mu mbaraga z'umwuka wera. Ndatura ngo no mu buzima bwanjye abagerageje gutaba ibintu mu marembo yanjye bafunga bugara ku manywa na nijoro, ndatura ngo birataburutse mu izina rya Yesu Kristo, birataburutse mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Tesekiria holia, ndatura ngo ndabyangiza, nohereje ijambo ryangiza buri bwoko bw'amarozi yose mu izina rya Yesu Kristo. Amarozi yose y'ibitabikano, ibyo baje bagataba mu marembo y'iwawe, ibyo baje bagataba mu marembo yanjye, bakavuga yuko bafunze ibyiza bigomba kwinjira iwawe n'iwanjye, mu izina rya Yesu. Uyu munsi niwo munsi wo gufungura aya marembo. Ndafungura aya marembo yarakinzwe mu mwuka, ndafungura amarembo yindiza abantu b'umumaro mu buzima bwanjye, ndafungura amarembo yindiza abantu b'umumaro mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndafungura amarembo yinjiza ubutunzi wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndafungura amarembo yinjiza ubutunzi wawe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndafungura amarembo yinjiza ibyiza mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndafungura amarembo yinjiza ibyiza no mu buzima bwawe wowe nkurikiranye mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Turi mu mwuka kano kanya, twinjiye mu isi y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye hari amarembo yacu ahari hatabwa ibintu mu mwuka, turabitaburura mu izina rya Yesu Kristo. Ninjiye mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Abinjiye mu isi y'umwuka yawe bakugara amarembo, uyu munsi ndogurura isi y'umwuka n'amarembo y'isi y'umwuka yawe kugira ngo akinguke mu izina rya Yesu Kristo. Niba wizeye hari amarembo acingutse katika jina, ibyari byarakingiranywe muri kote yawe mu isi y'umwuka yawe, iyo ngiyo yawe iherereyemo, mu izina rya Yesu Kristo nohereje inkuba y'Uwiteka, nohereje umuriro w'isumba byose mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo iri jambo rihinduke umuriro, ndatura ngo iri jambo rihinduke inkuba, bikubite muri ayo marembo ibintu byose bahatabitse mu marembo yanjye mu izina rya Yesu. Byahatabitswe ndabitamurura, ndabisenya mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo ibyiza biraje mu izina rya Yesu Kristo, ubutunzi buraje mu izina rya Yesu mu buzima bwanjye, imibereho myiza iraje mu izina rya Yesu Kristo, iwawe imibereho iraje mu izina rya Yesu Kristo, ubuzima bwiza buraje iwawe mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndatura ngo impinduka nyinshi ziraje mu izina rya Yesu Kristo. Dukomeje tugasoma rero wabyumvise, ubwo nari nacometse ninjiye mu mwuka, n'ubundi ndacyari mu mwuka. Turi kuvugira mu mwuka, turi kuvugira mu isi y'umwuka. Iyo tuvuga mu isi y'umwuka, mu mwuka niho haturuka ibifatika, niho haturuka ibigaragara. Kandi isi y'umwuka kugira ngo ikore, ikorana no kuvuga, ikorana n'amagambo. Imana iri mu isi y'umwuka ishaka kuzana ibigaragara, yarekuraga amagambo. Iyo turekura amagambo, ntabwo amagambo yacu aba umuyaga, ntabwo amagambo yacu atakara hasi. Hari icyo amagambo yacu arema, hari icyo amagambo. Ndabona hari inzugi zikingutse zo petese kiri ahoria. Aya magambo twatura mu marembo yawe, afunguye umugisha mu marembo yawe, azanye ibyiza mu marembo yawe, azanye ibyiza mu marembo yanje. Baba, asante Yesu, asante Mokozi, asante Jehova Donai, asante Jehova Shama, asante Jehova Jire. Mungu unayetutosheleza, Imana yihagije kugira ngo
iduhaze. Ndagushimira ko umpagije, amarembo yanjye akaba akingutse. Ndagushimira ko wagije uyu mushonje, amarembo yakaba akingutse. Hari umuntu Imana irekuyeho umugisha muri aya masaha, ufite umutima utunganye. Hari umuntu Imana irekuyeho umugisha kano kanya, ufite umutima wizeye. Hari umuntu Imana irekuyeho umugisha kano kanya, ufite umutima umenetse, ushenjaguwe n'iri jambo. Hari ibitangaza bikoretse mu muntu muri aka kanya. Ndumva mu mwuka hari umuntu Imana ikozeho, ndumva mu mwuka hari umuntu Imana ihinduriye amateka, ndumva mu mwuka hari umuntu Imana iciriye urubanza rutabera. Abazimu bari barakurenganyije, wari uri mu karenganyo k'abazimu n'abadayimoni, baragufungiye iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma. Imizimu y'imiryango yarahagurutse ifaho, ariko urahavuye mu izina rya Yesu. Urahavuye mu mbaraga z'umwuka wera, urahavuye. Imizimu y'imiryango yari yaravuze ko utazigera utera intambwe, yari yaravuze ko utazigera utera imbere, ariko ndabona mu mwuka utera imbere. Ndabona mu mwuka ibintu bikoreka, ndabona mu mwuka ibintu biremeka. Hari ibintu birimo biraremeka, hari ibintu birimo biraremeka mu buzima bwawe. Hari imigisha irimo iraza. Reka nkwibutse yuko Imana irema yaravugaga, kandi ikivuze kigahwana n'ikivuze. Irongera iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Irongera ikavuga ngo kandi umuntu navana ibigawa mu bishimwa azahinduka nk'akanwa kanjye. Iyo twavanye ibigawa mu bishimwa, iyo tuvuze biraba, iyo tuvuze biraremeka, iyo tuvuze bigenda nk'uko tubivuze. Biterwa no kwizera kwawe. Yesu yaravuze ngo umuntu afite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi yabwira umusozi ngo wa musozi we shinguka utabwe mu nyanja, ngo icyo avuze atagishidikanyijeho yakibona kiba. Iyo tuvuga ntidushidikanye ko ibyo tuvuze bibaye, turabibona mu izina rya Yesu Kristo. Turabibona mu mbaraga y'amaraso ya Yesu Kristo. Turabibona mu mbaraga y'izina riruta amazina yose yabayeho, ariho kano kanya nazabaho. Hari izina rirema ubuzima, hari izina rizana kubaho, hari izina rizana impinduka mu buzima bw'umuntu. Iyo ryinjiye mu buzima bw'umuntu, impinduka ziragaragara. Hari izina ridatangirwa, hari izina ridakumirwa n'utuzina tw'utuzimu n'utugini n'udushitani. Hari izina ridahagarikwa n'amajini n'imyuka mibi. Hari izina ritazirikwa n'imitongero, hari izina ritazirikwa n'imikagiro, hari izina ridatangirwa n'imbaraga z'imiti y'ubupfumu n'uburozi, hari izina ritakubitishwa amahembe, hari izina ritahubikwa ngo barihubike bikunde, hari izina ridatongerwa, hari izina rifite urufunguzo rw'ubuzima bwanjye n'ubwawe, hari izina rikinga ntihagire ukingura, hari izina ryanesheje abikuzimu, hari izina ryanesheje ibikomangoma by'ikuzimu, hari izina ryanesheje abatware b'ikuzimu, hari izina riri hejuru y'abakurambere bo mu miryango y'iwanyu, hari izina rihambaye cyane riri hejuru y'amazina akomeye hano mu isi tubona. Hano mu isi tubona hari abantu bafite amazina akaza akomeye batinyitse, babasha kwica uwo bashaka bagakiza uwo bashaka, ariko hejuru y'ayo mazina uzi akangaranya hambaye hano ku isi hari izina ribonerwamo ubuzima, hari izina ribonerwamo kubaho, hari izina rizura ibyapfuye, hari izina riruhura urushye, hari izina ritura abantu imitwaro, hari izina rikingura amarembo yugawe, hari izina rikora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye, hari izina ryageze ikuzimu ku isi ryitwa ko iryo zina risa nkaho ripfuye, ariko muri uko byagaragaraga ko ripfuye, ako kanya ngo ibituro by'abera byaracingutse, habaho imitingito, amakaburi akapasuka, makaburi alipasuka, watakatifu wakatoka uko. Ninasema jina la Yesu Kristo, ninasema jina linalopita majina yote, jina kuu sana, jina ambalo halifananishwi, jina ambalo halilinganishwi, ni jina kuu la Yesu Kristo. Ni jina litendalo miujiza na ishara, ni jina linalokomboa, ni jina linalofufua wafu, ni jina
jina linalobadilisha maisha ya wanadamu. Iri ni izina rihindura imibereho y'abantu, ni izina rihindura stati y'ubuzima bw'umuntu, ni izina rihindura amateka y'umuntu, ni izina rikiza indwara zananiranye, ni izina rivana umuntu ku cyavu rikamwicazanya n'ibikomangoma, ni izina rifata abantu b'abarobyi rikabahindura abasitari bakagira izina rikomeye n'aka kanya bakaba bavugwa. Ni izina ryafasha abantu batari barigeze biga nka Petero rimugira ikirangirire. Iri ni izina ribasha gukiza uwavutse ari impumyi rikagira gute rikamubohora. Ndabona hari abantu bari kubohorwa n'izina rya Yesu Kristo. Iri zina rirarutukura ryumva, rirarutukura itekereza, rije gucingura imiryango yari yarugawe iwawe mu buzima bwawe. Hari imiryango yakinzwe, ikingwa mu mazina ya nyabingi, ikingwa mu mazina y'amazina y'uburozi butandukanye, ariko ubwo buzina bw'uburozi butandukanye bwafunze imigisha yawe. Ndabusenyesha iri zina rihambaye mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo buzina bwose mbukubitishije izina rikomeye riruta ayandi mazina. Ndatura ngo bohorwa n'amaraso Yesu Kristo, bohorwa n'iri zina rya Yesu Kristo. Imiryango yawe ikinguwe n'iri zina rya Yesu Kristo. Ndavugana n'isi y'umwuka yo mu ruhande rwawe, ndategeka kugira ngo imiryango ikinguke. Ndavugana n'isi y'umwuka wo mu ruhande rwanjye, ndategeka ngo imigisha ikinguke. Ndahamagara abakure n'abahafi, ndahamagara abavuye mu burengerazuba bw'isi n'uburasirazuba bw'isi, ndahamagara abavuye mu majyepfo y'isi n'amajyaruguru y'isi, mu izina rya Yesu. Buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo wateganyijwe kugira ngo ahinduke umuryango mu buzima bwanjye, vayo mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese wategetswe kugira ngo ahinduke umugisha kuri nge, vayo mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara buri muntu wese watangiriwe n'abazimu, watangiriwe n'uburozi butandukanye, wari wagenwe n'Imana ko agomba kumbera igisubizo cy'ibibazo. Wa mugabo we vayo, wa mugore we vayo, wa mukobwa we vayo kwa jina la Yesu Kristo. Nawe ubwawe ku giti cyawe nguhamagariye umuntu w'umugisha wakugenewe, ugomba guhindura ubuzima bwawe, ugomba guhinduka ikiraro cy'imibereho yawe. Naze mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, naze mu buzima bwawe. Yumva iryo zina rya Yesu Kristo araje. Zamurira icyubahiro Imana yawe, kuko uwo muntu wari warateganyije kugira ngo akubere igisubizo. Izina rya Yesu riramuzanye mu buzima bwawe no mu buzima bwanjye. Hari abantu benshi bateganyije kugira ngo bambere igisubizo. Izina rya Yesu Kristo rirabahamagaye, muze mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami ko baje, nguhaye amashimwe n'icyubahiro. Izina ryawe rirakomeye, izina ryawe rikora ibitangaza, izina ryawe rirahambaye, izina ryawe rifata uwari woroheje rikamugira ukomeye. Niyo mpamvu kano kanya rero hari inzugi zikingutse, hari amarembo yuguruwe, ayari yarakingiranywe yo mu majyepfo, ayakingiranywe mu burasirazuba, mu burengerazuba no mu burasirazuba bwayo, aruguruwe mu izina rya Yesu, aruguruwe mu izina rya Yesu, aruguruwe mu izina rya Yesu. Ndahamagara nk'uko iri jambo rivuze ngo amarembo yawe azahora yuguruwe iteka, ntazugarwa ku manywa na nijoro. Abatabye ibintu mu marembo yawe ari ku manywa, ababitabye mu marembo yawe ari nijoro, bakavuga yuko bugaye amarembo yawe ku manywa, bakavuga yuko bugaye amarembo yawe nijoro. Tesekira horia ngenda chingura ayo marembo mu izina rya Yesu Kristo, na yanje ndachingura mu izina rya Yesu Kristo. Na yawe wowe wizeye Imana, na yawe wowe ukunda Imana, na yawe wowe wizeye icyo turi kuvuga, wewe wizeye iri sengesho, wewe wizeye icyo turi kwatura, kikubeho mu izina rya Yesu. Amarembo yawe chinguke kano kanya kwa jina la Yesu. Imibereho ibabaje ndayigusora mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutandukanya n'imibereho gukandamiza, ndasenya imibereho gukandamiza ku buzima bwawe kwa jina la Yesu Kristo. Iyo mibereho igukandamiza ituma uhora n'inimba, ituma uhora n'agahinda, mibereho ituma wicuruza ukagurisha umubiri wawe, ndagutandukanya nawe wa mukobwa we. Ndavugana n'umukobwa ucuruza umubiri we kugira ngo abone imibereho, nta zindi nzira abona yaboneramo imibereho. Wemera kwigurisha kubera ukubura kugira mu izina rya Yesu. Ngutandukanyije n'icyo kidayimoni, ngutandukanyije na jini mayimuna
ukwinjiyemo ugujyana mu busambanyi mu izina rya Yesu. Wirukanyeho dayimoni y'ubusambanyi mu izina rya Yesu. Watsinze urupfu n'ikuzimu, ndagufungurira umuryango wo kubaho, ndagufungurira inzira yo kubaho udasambanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagufungurira inzira yo kubaho udasambanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagufungurira umuryango wo kubaho udasambanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagufungurira inzira yo kubaho udakoze ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu basambanaga, hari abantu bakoraga ibyaha, muri ibyo byaha bibwira ko ariyo nzira yo kubaho kwabo. Katika Yesu, iyo miryango yo ibyo waboneraga mu byaha ndabiborotse katika jina la Yesu. Ndabiborotse mpagaze mu butware nahawe muri Kristo Yesu. Funguye inzira yo gukiranuka, uboneramo ubuzima, uboneramo kubaho, uboneramo inshinzi. Zele petese kiri holia. Urakoze mwami ko abantu bawe batabaye, urakoze kuruhuya barushye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Urakoze mwami, dore uyu satani yari yaramwinji yaramugose iburyo n'ibumoso, aramugota iburyo n'ibumoso, ntiyamwemerera kubona ubutabazi, ntiyamwemerera kubona ubufasha. Ndavugana nawe ureba imbere n'inyuma ukabona nta bufasha ufite, mu muryango ntawo kugufasha uhari, mu nshuti ntawo kugufasha uhari, mu bavandimwe ntawo kugufasha uhari. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo. Ninatangaza ya kwamba kutokee jambo upate msaada. Natangaza kutokee jambo upate msaada. Ndatangaza kugira ngo hagire ikintu kiba ubona imfashanyo mu izina rya Yesu. Bona ubufasha butunguranye mu izina rya Yesu. Ndakwatira kubona ubufasha butunguranye katika jina la Yesu Kristo. Izere icyo tuvuze, izere icyo twatuye kirabaye mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Mu mbaraga z'umwuka wera, nta kindi ana cyatumye abyara. Ana umutambyi yamwatura ijambo, aramubwira ngo Uwiteka kumvire. Ana ko kanya yizera yuko yumviswe, ahagurutsa ko kanya uryojo aragenda arasama. Nawe niba wizera ijambo twatuye, hari imiryango ifungutse mu buzima bwawe, hari amarembo yuguruwe mu buzima bwawe. Imana amahoro iguha umugisha, Imana amahoro kugire neza. Hari ibyo bari baratabitse mu marembo yawe dutaburuye. Ntabwo ari ngombwa guhamagara ngo abantu bataburura ibintu. Babandi mubona baza ngo baje gutaburura amarozi, bariya ni abakozi ba Satani, n'abeskoro bajya bayagendana bamwe na bamwe. Turabitaburuye kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Tutageze iwawe, ibiri mu marembo yawe turabitaburuye tutahageze. Tohereje ijambo turabyangije mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkubwire nshuti mukuru wa muri Kristo Yesu, ibirozi byagaragaye ntacyo biba kivuze. Ijambo riba ryaraturiwe kuri bya bindi baba baratabitse mu marembo, iryo niryo riba ribi. Niyo mpamvu nde kwijambo mu marembo yawe no mu bikingi by'amarembo yawe ndanduye ikintu cyose bari barahatabitse, ndanduye ikintu cyose bari barahashyize, aricyo kibari kimeze nka anteni ikurura ya myuka ikazi kaboroka ntihagire ibyiza byinjira iwawe. Ndataburura ibyatawe aho ngaho imbere y'iduka ryaho ukorera, aho ngaho imbere y'iyo ofisi yawe, aho ngaho imbere yaho hantu katika jina la Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Aho ukorera ibyahanyanyagijwe, bakanyanyagiza, bamara konyanyagiza ubwo burozi bwabo, bakatura yuko uzajya utaha uko wahaje. Nta muguzi uzajya winjira muri iryo duka, nta muguzi uzajya uza kugana. Ndatura ngo umuguzi arakugannye mu izina rya Yesu. Ndahanagura iyo magambo mabi yose yaturirwaho ukorera mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhesha umugisha muri Yesu Kristo. Acira umugisha muri Yesu Kristo, acira kubohorwa n'iryo zina, acira impinduka z'iryo zina. Reka rero kano kanya mbere yuko none dukomeza, nongere ngusomera icyanditswe rero kikwereka yuko katika jina la Yesu, kikwereka yani andiko ambalo linalokuhakikishia ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwenye funguo. Yes, ndiye mwenye funguo. Yego, reka dusome icyo cyanditswe kikwereka ko uyu mwami Ariwe nyiri funguzo, niwe ukingura ntihagire ukinga. Umva rino jambo kuntu rivuga. Ni ijambo riboneka muri Yesaya igice cya 22 n'umurongo wa 22. Haravuga ngo urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzarushyira ku rutugu rwe, niwe uzakingura ntihagire ukinga, kandi niwe uzakinga ntihagire ukingura. Iyo tuvuga ngo urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzarushyira ku rutugu rwe, ntabwo ubuhanuzi exactly buza kuri Dawidi nyirizina. Ubu buhanuzi buza kuri Kristo Yesu.
uyu niwe impamvu nkubwira ngo nubwa Yesu Kristo buvuga kuri Kristo. Umva uko iri jambo ry'ibyahishuwe, ijambo riboneka mu byahishuwe igice cya mbere, ijambo riboneka mu byahishuwe igice cya mbere kugira ngo usobanukirwe neza. Yes, kugira ngo usobanukirwe neza, kugira ngo usobanukirwe ruriya rufunguzo ruvuzwe ruri ku bitugu bya Yesu Kristo, bambe ku bitugu bya Dawidi, ruri kuri Kristo Yesu. Reka nkusomere iki cyanditswe. Yes, ndi wa mbere. Handitswe ngo ibyahishuwe igice cya mbere, ibyahishuwe igice cya mbere. Mu byahishuwe igice cya mbere handitswe ngo ibyahishuwe igice cya mbere ngo dore arazana n'ibicu. Ariko duhereye ku murongo wa 5 ngo no kuri Yesu Kristo ariwe mugabo wo guhamya ukiranuka, imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejesheje ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye na se n'icyubahiro n'ubutware bibi by'iteka ryose. Dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Tugakomeza tugasoma rero, urumva ngo tugakomeza tugasoma. Reka dukomeze dusome wumve neza, hanyuma tugaruke mu muvuduko w'amavuta yo gucingura imiryango. Kandi hari imiryango yamaze gucinguka mu buzima bwawe. Mu byahishuwe igice cya 3 n'umurongo wa 7 niho hari ayo magambo meza avuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Ifiladelfiya atuwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ucinga. Urumva rero ufite urufunguzo rwa Dawidi nta wundi ni Yesu Kristo. Ngo wandikire marayika w'itorero ry'Ifiladelfiya uti uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ucinga kandi ucinga ntihagire ucingura. Aravuga aya magambo ati, urumva ko uyu mugabo Kristo Yesu niwe ufite urufunguzo rwa Dawidi, niwe ucinga ntihagire ugira ute, ntihagire ucingura. Ngo urufunguzo rw'inzu rwa Dawidi nzarushira ku rutugu rwe, niwe uzacingura ntihagire ucinga, kandi niwe uzacinga ntihagire ucingura. Amarembo yawe yari yaracinzwe, ndayarekuriraho izina rya Yesu Kristo rifite urufunguzo rukinga ntihagire ucingura. Iri zina rigukingurira imigisha mu izina rya Yesu Kristo. Iri zina rigucingurira imigisha, iri zina rigukingurira ingendo z'ubwawe mu izina rya Yesu Kristo. Iri zina rigucingurira minirivare z'abana bawe, hafunguka imiryango uboneramo minirivare mu izina rya Yesu Kristo. Iri zina rigucingurira usoke mu nzu y'imbohe. Hari abantu Satani yashirishije mu nzu y'imbohe mu buryo bwa kirozi, bashirwa mu macupa mu buryo bw'imigenzo n'imihango babaroga. Ndamenagura iryo cupa nurisokemo mu izina rya Yesu Kristo. Abashizwe mu bucuma mu mihango yo kubaroga, ubwo bucuma ndabuturitsa n'ibyo bibindi ndabimena. Ibyo bashyizwemo mu izina rya Yesu Kristo. Abakingiraniwe mu bimera mu izina rya Yesu bakabarogera mu bimera, babatongerera mu bimera, ndatura ngo mu izina rya Yesu ibyo bimera bibarekure mu izina rya Yesu Kristo. Ukinga ntihagire ucingura. Ndabona hari abantu Imana irimo irabohora, bakoreho imihango n'imigenzo, babarogera mu bintu bitandukanye. Twabonye hari uburozi muri iyi minsi bwadutse bw'abantu bagenda bigisha uburyo bwo kuroga, uburyo ngo bwo kugira gute na gute, bagakoresha ibimera baroga abantu babatongera. Aka kanya ndaguhanaguraho imitongero utongerwaho mu izina rya Yesu Kristo. Uburozi bwose bukoreshwa ku buzima bwawe, bakuzirika bakujisha, fire kwa jina la Yesu.
ndabutwikisha amaraso Yesu Kristo, ndabutwikisha izina rya Yesu Kristo ukinga ntihagire ukingura. Yesu aragukinguriye ahantu wari ukingiraniwe, Yesu akinguye umugisha wawe, Yesu akinguye akazi kawe, Yesu Kristo agukinguriye imiryango ya Mineriva, ubonye uburyo bwo kurira abana bawe, Yesu Kristo agukinguriye umuryango wishyuye iyo nzu, Yesu Kristo agukinguriye umuryango ubonye visa, Yesu Kristo agukinguriye umuryango uvuye mu kibazo wari urimo cyari kiguhangayikishije kigutesheje umutwe. Reka mvuge ibi ngibi kuko Satani ubundi yifashisha ibibazo bya hano mu isi akigarurira abantu benshi, akigarurira imbaga nyamwinshi y'abantu, abantu bakayoboka iz'abapfumu, bakayoboka ibyo kuraguza no guterekera ngo barimo barashaka ubutunzi, abandi bakayoboka ibitangaza bya maji, abandi bakarara mu mazi ngo barimo barashaka amafaranga, abandi bakarara mu migenzi hambaye cyane ya gipfumu na gikonikoni ngo barashaka ubukire. Ariko Yesu Kristo wowe kuko umwishingikirijeho umwizeye, ukinga ntihagire ukingura, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, arafinguye. Tubaye abakire tubiheshejwe n'izina rya Yesu Kristo. Atura ngo mbaye umukire mbihawe n'umwami Yesu Kristo, nabihawe n'ubupfumu n'uburozi, nabihawe n'imigenzo n'imihango ya gipagani. Hari izina rya Yesu Kristo ridutungisha, kuko handitswe yuko ikenesheje ku bwanjye no ku bwawe kugira ngo ubukene bwe budutungishe. Yesu Kristo yabaye igitambo cy'ubukene bwawe kugira ngo utazigera ucena. Ndasenya ubukene bwose bwari bundiho nawe bwari bukuriho, ubwo bakohera n'ubwo banyohera, ubwo bantongera n'ubwo bagutongera, ndabusenya mu izina rya Yesu Kristo. Abugaragaye imiryango yanjye bibwira yuko bafite inzu imfunguzo, nta funguzo bafite z'ubuzima bwanjye, nta z'ubuzima bwawe bafite, nta z'imibereho yawe bafite, nta z'imibereho yanjye bafite, nta bafite ubushobozi bwo guhagarika ingendo zanjye n'izawe, nta bafite ubushobozi bwo guhagarika imigisha yawe n'iyanjye, nta bafite ubushobozi bwo kwitambika umugambi w'Imana mu buzima bwawe n'ubwanjye. Izina rya Yesu, abari biyumvise yuko bishyiriye hejuru bakumva ko bafite ubushobozi bwo kugutangirira umugisha, nawe fyeka kwa damu mwana kondoo na kamata katika jina la Yesu Kristo, upanga katika ulimwengu wa roho, nawe fyeka wote ambao waliokuwa wamesimama mbele yako ili kukuzuia kufanikiwa, waliokuwa wamesimama mbele yako ili kukuzuia kupata, na wafyeka kwa damu mwana kondoo, na wafyeka kwa jina la Yesu Kristo. Waliokuwa wamesimama mbele yangu ili kunizuia kufanikiwa, ili kunizuia kupenya, ili kunizuia kuendelea, na wafyeka na wakata kwa upanga Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Izere ko hari abantu dufyetse, hari abantu dukuyeho bari bayitambitse ubuzima bwawe, hari abantu dukuyeho bari bitambitse imibereho yawe. Ndavuga badafite inyama n'umubiri n'amaraso, ntabwo ndi kuvuga ufite inyama n'umubiri n'amaraso. Hari abantu badafite inyama n'umubiri n'amaraso, abo Paulo yavuze ngo ko tudakirana n'abafite umubiri n'amaraso. Abo ngabo Uwiteka mu upanga wa Roho Mtakatifu umewafyeka kwa damu mwana kondoo. Umuhoro w'Uwiteka, umuhoro w'Umwuka Wera urabakase ubakuyeho imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga badafite umubiri n'amaraso, simvuga bafite umubiri n'amaraso, n'abadafite umubiri n'amaraso. Abo ngabo nibo upanga Roho Mtakatifu umewaondoa mbele yako ili upate kupenya, ili milango ifunguke. Nkuko umvise ijambo rivuze ngo urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzarushira ku rutugu rwe, ni uzakingura ntihagire ukinga, kandi ni uzakinga ntihagire ukingura. Uru rufunguzo rero nkuko tubisomye tubibonye mu byahishuwe igice cya 7 aho marayika w'itorero ry'Ifiladelfiya yandikiwe abwirwa ngo dore uwera kandi ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga ya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshize imbere yawe urugi rukinguye kandi nta wabasha kurukinga. Hari urugi rukinguye imbere yawe n'imbere yanjye mu izina rya Yesu. Urugi rw'akazi, urugi rwo gutera imbere, urugi rw'ubutunzi, urugi rwo kugira ngo usohoke mu cyiciro wari uri ujye mu kindi cyiciro. Imana ishyize urugi rukinguye imbere yawe rwo kubaka umuryango, rwo kubaka urugo. Imana ishyize urugi rukinguye imbere yawe rwo kugira ngo nawe ubone urubyaro byari nk'abandi.
nk'abandi. Imana ishyize urugi rukinguye imbere yawe rwo kugira ngo ubone igishoro nawe ugire imirimo ukora. Imana ishyize urugi rukinguye imbere yawe rwo kugira ngo urwo rugendo wasengera rukaba rwaraborotswe nawe urukore ujye mu gihugu Imana yateganyirije ugomba kuboneramo umugisha. Imana ishyize urugi rukinguye imbere yawe kugira ngo paje yindi yindi mibereho mishya ize mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Dore ubuzima bwawe buri meze nka paje imwe ihora isomwa ku manywa na nijoro, izwi gutyo gusa. Iyo paje y'ubuzima y'imibereho wari uzwiho ikuwaho, haje indi paje y'indi mibereho mishya mu buzima bwawe. Ndaguhanurira nk'umuhanuzi mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhanurira nk'umuhanuzi mu izina ryera rya Yesu Kristo, izina dukirizwamo. Hari paje shasha y'imibereho yongeye gufungurwa ku buzima bwawe. Yari ishaje irabumbwe, imefunikwa. Kuna peji ambayo imefunikwa kwa maisha yako na ni peji ya maisha iliyopita. Sasa kuna funguliwa peji ya maisha mapya mengine. Zopetese kiraholia na Mungu ameamuru jambo hili limetokea. Imani irategetse iryo jambo lirabaye, ico kintu kirabaye. Hari paji ibumbuwe ku buzima bwawe. Warumenyerewe mu buzima bwawe undi abantu bari bakuzi ku bintu bimwe gusa, ariko uyu munsi iyo paje urwo rupapuro rurakunjwe, haje urundi rupapuro, haje yindi peji y'ubuzima bushya Imana izanye mu mibereho yawe. Yizamurira icyubahiro yibwire ngo Mana urakoze kumpindurira imibereho. Hari abantu imibereho yari igoye kweri, hari abantu imibereho yari inanije, hari abantu bumvaga gupfa bibarutira gukomeza kubaho bitewe n'imibereho yari bakandamije. Iyo mibereho Imana yikwimuyemo wa musore we, iyo mibereho Imana yikwimuyemo wa mugabo we, wagendaga wivugisha aho uri hose ukagenda wivugisha. Iyo mibereho Imana yikwimuyemo. Dore n'abadayimoni bari baragusabye kugira ngo bagufatire mu bukene, bakwicire mu bukene, niba bishoboka wiyahurishijwe n'ubuzima bugukandamije. Uwiteka guhinduriye ubuzima, Uwiteka guhinduriye imibereho. Yumvise kunha no gutakamba kwawe, aragutabaye. Hanagura amarira yawe. Imana ihinduye paje y'ubuzima ku buzima bwawe. Umva nawe wa mukobwa we, wajyaga wicuruza ariko ukagenda kwigurisha ugasambana kugira ngo ubone ibyo urya n'ibyo wambara, ariko atari ubushake bwawe ahubwo ari amuburacyindi. Imana itanze akazi. Hagarika gusambana, shaka mu maso h'Imana. Imana izanye ubuzima bushya mu buzima bwawe. Rekera ubuzima bw'ibyaha, shira ku ruhande. Dore ubwo buzima bw'ibyaha nibwo bwagiye bukwangiza, bwagiye bukonona, ariko Uwiteka kubw'impuhwe n'imbabazi ze akugarutse aragutabaye. Imana iguha umugisha. We twari turi kumwe hano ku Isengesho ribohora official. Imana ikugirire neza. Nongere nkwatureho mu izina rya Yesu muri iri sengesho. Bohorwa ukurwe kuri uwo muruho mu izina rya Yesu Kristo. Bohorwa ukurwe kuri ako gahinda mu izina rya Yesu Kristo. Bohorwa ukurwe muri iyo mibereho igutsikamiye mu izina rya Yesu Kristo. Bohorwa ukurwe muri ubwo buzima bw'amarira n'agahinda mu izina rya Yesu Kristo. Urikingura ntihagire ukinga. Yesu aragukinguriye, urabohowe, uhawe ubuzima. Tuza mushime mu ijwi rye rituje, mubwire ngo ndagushimiye Mwami kunyumvise. Mubwire uti ndagushimiye ko ntabaye. Mubwire uti ndagushimiye ko mujeje amarira. Mubwire uti ndagushimiye ko ubonye akababaro kanjye nkuko wabonye akababaro k'Abisiraheli n'umuniho banihishwaga n'uburetwa, ukumva gutaka kwabo ukaza kubakiza. Ndagushimiye ko nanjye ariko wumvise gutaka kwanjye n'amarira yanjye n'agahinda kanjye ukaba untabaye. Mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amina, amina. Zamurira umwami wawe icyubahiro. Hari ikintu Imana ikoze mu buzima bwawe, hari amateka ahinduye mu buzima bwawe. Ijambo twatuye ku buzima bwawe ntabwo ari ijambo ritakaye, ni ijambo riremye, ni ijambo rihinduye amateka, ni ijambo rihinduye ubuzima bwawe wowe ubyizeye. Ibi bishobokera uwizera, ntabwo bishobokera utizera. Ubifata nk'igipindi biramubera igipindi, ubifata ko ari ukuri bimubera ukuri, ubifata ko
ari igisubizo, mubere igisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Umunsi umwe umuntu w'Imana yarahanuye aravuga ngo ejo nk'iki gihe ifu izaba igura shekeri imwe, ndengo igura shekeri imwe, ngo uwegamiraga abasirikare ariwe mutware w'abasirikare aravuga ngo ibyo byashoboka gute naho Uwiteka yakingura ijuru. Ni igihe muri Isiraheli inzara yari ikabije iteye ubwoba, abantu bari kurya abantu, ibiryo byarashize, kuko umwami w'Isiriya yari yaragose Isiraheli yose cyangwa se Yerusalemu, nta kinjiraga nta cyasohoka. Noneho sasa igihugu kisanga mu bibazo byo kubura ibyo kurya, ibyari biri mu gihugu biraribwa birashira. Bimaze gushira, noneho sasa kuko nta bindi byinjiraga mu gihugu, abantu batangira kurya abandi bantu. Hanyuma Imana yohereza umuhanuzi wayo Elisha, aragenda arahanura aravuga ngo ejo nk'iki gihe ikiro cy'ifu kizaba kigura urufaranga rumwe. Abari bari aho ngaho bumva ngo umusirikare wari uri aho ngaho utwara abandi basirikare aravuga ngo ibyo byashoboka gute naho Uwiteka yakingura ijuru. Umuntu w'Imana uriho umwuka w'Imana wari uhanuye ibyo aravuga ngo ibyo uzabirebesha amaso yawe, ntabwo uzabiryaho. Reka nkubwire, abizeye ibyo tuvuze nibo babibonye. Abizeye ko Imana ifunguye page nshyashya mu buzima bwabo, abo nibo babonye impinduka mu buzima, abo nibo bazamuwe mu ntera, abo nibo bahinduriwe amateka. Abafite imitima itunganye, abafite imitima yizera, abamaze gusobanukirwa ko Yesu Kristo ari ucinga ntihagire ucingura, abo ni bacinguriye amarembo, abo ni inzugi zabo zuguruwe. Abari barabaroze bagataba ibintu mu marembo yabo bafunga badanangira, abo ngabo bakozwe n'isoni. Ijambo rivuga ngo abaturwanya bose bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho, ngo kandi bazarimbuka rwose. Ndatura ngo abakurwanyaga bose mu buzima bwawe bahinduka ubusa nk'ibitariho. Zopetesekere abakurwanya bakoresheje uburozi, abakoresha uburozi bw'imitongero, abakoresha amaraso y'ibitamba y'inkoko n'ay'ihene, abakoresha ibintu byose bitandukanye bimera n'indi mitongero y'ubwoko bwose, abagushyira mu ngufuri bagafunga, abagushyira mu ducuma bakagira gute, abagushyize mu gacupa bacukuye bagataba, abo bose baramwaye bakozwe n'isoni. Ndagutabure ndakwatura ngo uhabwe umugisha n'Imana isumba byose iyo nkorera yampamagariye umurimo kubohora abantu mu izina rya Yesu Kristo, ikama amavuta yayo kugira ngo mu gihe nk'iki abantu bayo babohoke. Nkwatuye kubohoka no gukira mu izina rya Yesu Kristo. Imana nkorera ikugirire neza kandi gutabare, ni mu izina rya Yesu Kristo wabambwe gapfa kazuka dusabye twizeye. Amen. Andika cyane amen, usakuze cyane amen, usakuze cyane amen. Imana ikugiriye neza. Iyo tuvuga ngo amen ni ukuvuga ngo uba wemeranyije natwe ko ibyo twatuye bikubayeho, uhawe umugisha, ugiriwe neza n'Imana kandi utabawe. Yesu akugirire neza. Ubaye utarakanda subscribe rero uri umuntu wazaga tuvisit ugenda kanda subscribe kwamire hano ku Isengesho rubohora, tujye dukomeza gusengana nawe, dukomeze kubana nawe mu ijambo, hanyuma uhezagirwe, twibere mu isi turi muri Yesu Kristo nawe naza atwimure mu isi atujyane mu ijuru mu izina rya Yesu. Usibye ko n'ubundi mu buryo bw'umwuka twicaye mu ijuru, nubwo turi mu isi, ni imibiri iri mu isi, ariko spirit zacu, njye w'imbere nawe w'imbere, twicaye mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Turi mu isi ariko twicaye mu ijuru. Niyo mpamvu ubuntu bw'Imana buhinduye buri kimwe cyose, kuko hari ubuntu bw'Imana bukuriho nanjye bundiho. Shalom. Nakagaruka ku Isengesho ribohora official. Turabakunda. Imana y'amahoro ibagirire neza. Imana y'amahoro ibagurira imbago. Amen.